Ndabasuhuje cyane. Kuki umuntu ushobora kumva indirimbo runaka bitewe n'amagambo arimo cyangwa se injyana yayo ukumva neza n'uwo yandikiwe, igitangaje yaranitswe n'ikintu kitari umuntu. Kuki abantu bamwe muzi bakora cyane kurusha abandi ari bari gutakaza akazi kabo uyu munsi, atari uko ari umuntu barusha impano, atari uko ari umuntu wemeye guhembwa amafaranga make kuyo bahembwaga, ahubwo kubera ikintu kidasinzira, kitarya kandi kidakeneye umushahara. Kuki umuntu ushobora gukora video y'umuyobozi runaka avuga amagambo atigeze avuga kandi bikagora kumenya ko ari ibihimbano. Kuki imashini yashoboye kurusha abaganga b'indashyikirwa ku isi kumenya kanseri mbere y'uko umurwayi atangira kugira ibimenyetso. Kuki ikibazo kigaruka cyane. Bamwe mu bantu bafite ubwenge buhambaye ku isi bari guhatanira kubaka ikoranabuhanga rikomeye kurusha ayandi mateka yose y'abantu yigeze abona, ariko nabo ubwabo bagatinya ibizakurikiraho nibamara kubigeraho. Iyi si ibibazo byo muri filime z'ubumenyi n'ikoranabuhanga, ni ibintu biri kuba muri za biro z'akazi, mu bitaro ndetse no mu mashuri. Ibyo bibazo byose kandi bifite igisubizo kimwe, aricyo AI, artificial intelligence, cyangwa se ubwenge buhangano. Icyo nicyo gituma igihe dutuyemo gitandukana n'andi mavugurura yose y'ikoranabuhanga yabayeho mu mateka y'isi. Igihe amashanyarazi yavumburwaga yahinduye ibyo twacanagaho amazu yacu, igihe internet yageraga ku isi yahinduye ibyo dusangiramo amakuru, ariko AI cyangwa se artificial intelligence, ubwenge buhangano, ntabwo bwahinduye gusa ibyo dukora, ntabwo bwahinduye ibyo dutekereza. Buhinduye icyo bisobanura kugira ubumenyi, buhinduye icyo bisobanura kugira impano yo guhanga, kandi buhinduye icyo bisobanura kuba umuntu ukenewe. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'abantu twubatse igikoresho gishobora kwiga, gutekereza ndetse no kwihinduranya, ndetse no mu bintu bimwe na bimwe kigashobora kurusha ubwenge bw'umuntu. Niba uri umunyeshuri, umuganga, umuhinzi, umuhanzi, umubaruramari cyangwa se umushoferi, ibizakora ikoranabuhanga mu myaka 10 iri imbere bizakora ku buzima bwawe mu buryo utaratangira no gutekereza. Iyi ni inkuru y'icyo artificial intelligence isanzwe iri cy'uyu munsi, ikiri kugenda ihindura, ndetse n'isi idasanzwe igoye gusobanura, rimwe na rimwe nateye ubwoba. Nitwa Nelson Dutumukiza, ngo haye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimba ari bwo bwa mbere tubanya ngaho kuri TJP Media, ndagusaba kandi kuri subscribe tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi byiza. Ngo haye ikaze. Reka dutangiye dusobanura uko artificial intelligence yageze ahiri uyu munsi, cyangwa se ubwenge buhangano. Igitekerezo cyo kubaka imashini ishobora gutekereza si igishya. Abashakashatsi batangiye kugitekerezaho kuva mu mwaka wa 1950, ariko imyaka myinshi yakurikiyeho iterambere ryabyo ryagendaga buhoro cyane. Mudasobwa zari zihuta cyane mu kwana no gukora imibare, ariko zikagorwa no gusobanukirwa ibintu nk'umuntu. Zashobora gutsinda umuntu umukino wa chess, ariko ntizashobora kumenya isura y'umuntu. Hanyuma hari ikintu cyahinduye byose: amakuru menshi, data. Internet yujuje amakuru arenze isomero ry'iryo ryose ryashobora kubika inyandiko, amafoto, amajwi, amashusho n'ubwoko bwose bw'imiterere n'ibipimo by'amakuru. Abashakashatsi baje kuvumbura ko iyo makuru menshi aburyo bwihariye bwo kwigisha imashini habaye ikintu gitangaje. Iyo mashini ibuka gusa ibyo yigishijwe, ahubwo itangira kwiga uburyo bwo kubuza n'ibindi bintu, igatangira guhanura ibishoboka, igatangira no gusobanukirwa imiterere n'igisobanuro cy'ibivugwa. Impinduka ikomeye yabaye mu mwaka wa 2017. Igitsinda ry'abashakashatsi bo muri Google ryatangazaga inyandiko y'ubushakashatsi ryise Transformer Architecture. Izina rishobora kumvikana nk'iry'ikoranabuhanga rigoye, ariko ingaruka zaryo zari nini cyane. Iyo ntambwe imwe gusa niyo yabaye urufatiro rw'ubwonko hafi ya bwose bwa artificial intelligence, cyangwa se ubwenge buhangano dukoresha uyu munsi. Chatbots, imashini zirema amashusho, ndetse na system zitanga filime, indirimbo cyangwa se amashusho ushobora gukunda uyu munsi. Mu mwaka wa 2022 habaye ikintu rubanda bose batashoboye kwirengagiza. Hatangijwe ChatGPT. Mu minsi 5 gusa nyuma yo kuyitangiza yari imaze kubona abayikoresha barenga miliyoni 1. Hanyuma hashize amezi 2 yari imaze kubona abayikoresha barenga miliyoni 100. Ibyo byagize porogaramu yagize abayikoresha benshi mu gihe gito mu mateka. Isi yose yahise yumva ikintu kimwe. Isi ntiyari ikigeragezo, ntiyari demo yo kwerekana ubushobozi, ahubwo ubwenge buhangano bwari bumaze kugera mu buzima bwacu. Reka tuvuge ku bya artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano bwo gukora uyu munsi, kuko ejo hazaza ntabwo ari ikintu kiri imbere yacu gusa. Igice kinini cyaho cyamaze kugera. Mu rwego rw'ubuvuzi, AI iri gusoma amashusho y'ibizami byo kwa muganga ku rwego rungana n'urw'abaganga b'inzobere basoma ayo mashusho, ndetse rimwe na rimwe ikanarurenga. Ikigo cya Google DeepMind cyakoze AI yitwa AlphaFold yakemuye ikibazo abahanga bo mu binyabuzima bari bamaze imyaka irenga 50 bagerageza gukemura. Icyo kibazo cyari ukumenya imiterere ya proteine. Ibyo byafunguye inzira nshya mu bushakashatsi bwo gukora imiti mishya. Abahanga bavuga ko bishobora kugabanya imyaka myinshi kugihe byasabaga kugira ngo havumburwe imiti mishya. Mu rwego rw'uburezi, AI iri gukora abarimu b'ikoranabuhanga bashobora kwigisha buri munyeshuri bitewe n'uburyo yiga. Iyo umunyeshuri afite ikibazo cyo gusobanukirwa isomo, AI iragabanya umuvuduko ikamusobanurira buhoro. Iyo abasha kwiga vuba, AI nayo yihutisha amasomo. Abanyeshuri biga mu mashuri adafite ibikoresho bihagije batangiye kubona uburyo bwo kwiga bwihariye kuri buri wese. Ibintu mu myaka 10 ishize byabonwaga gusa n'amashuri akomeye kandi ahenze.
Mu rwego rw'ubucuruzi, AI iri kwandika porogaramu za mudasobwa, iri gutegura amasezerano y'amategeko, iri gusesengura amasoko y'imari, iri gukora ubukangurambaga bwo kwamamaza kandi gukora imirimo myinshi yakorwa n'amashami yose y'ibigo. Ikigo McKinsey kigereranya ko generative AI ishobora kongera hagati ya triliyoni 2 na triliyoni 4 z'amadolari mu bukungu bw'isi buri mwaka. Mu itangazamakuru no mu ruganda rwa filime, AI iri kwandika zimwe muri script nziza cyane, iri gutunganya amashusho, ino guhindura indimi z'ibiganiro, ariko ijwi ry'umuntu wavuze rigakomeza kumvikana nk'iry'umwimerere. Mu muziki, indirimbo zakozwe na AI zimaze kugera kuri miliyoni z'abazumva ku mbuga zicururizwa mu muziki, kandi akenshi abazumva ntibanamenya ko bari ku mirimbo yakozwe n'imashini. Mu buhinzi, drone zifashwa na AI zirimo gusuzuma imyaka mu mirima, zimenya indwara z'ibihingwa mbere y'uko umuntu azibonera n'amaso ye, kandi zigafasha gukoresha amazi neza mu kuhira, bikagabanya iyangirika ry'amazi ku rugero rugaragara. Mu rwego rw'imari, AI isanzwe ifata ibyemezo byo kugura no kugurisha ku masoko y'imari mu gihe gipimwa mu duce duto cyane tw'amasegonda. Mu rwego rw'umutekano w'ikoranabuhanga, AI iri gukurikirana imiyoboro ya mudasobwa kugira ngo ibashe kumenya ibitero by'abashaka kuyinjiramo no kubihagarika mbere y'uko umuntu abimenya. Impinduramatwara ya AI cyangwa se ubwenge buhangano ntabwo iri kuza, yamaze gutangira. Igihe cyo kuva ku kazi ka kera ujya kugacya kizazana ibibazo bikomeye ku bantu benshi. Mu burezi ntabwo hazabaho impinduka zikomeye. Abarimu b'ikoranabuhanga AI tutors ubu bari gutangira gukoreshwa, bishoboka ko bazaba bari igice gisanzwe cy'uburezi. Kwiga buri munyeshuri akurikije ubushobozi bwe, ikintu abarimu bari bamaze imyaka myinshi bifuza, bishobora kuzagerwaho ku rugero rutigeze rubaho, ariko hazavuka n'ibindi bibazo bikomeye cyane. Ninde uzagena ibyo abanyeshuri biga? Ninde uzagena indangagaciro AI izigisha? Ese bizafasha abantu gutekereza byimbizi cyangwa bizatuma batekereza mu buryo bumwe gusa? Ibyo bibazo kugeza ubu nta gisubizo bifatika bifite. Mu rwego rw'ubuvuzi, ibitaro bishobora kuva ku kuvura indwara nyuma yo kugaragara bikajya kuzirinda mbere yuko zigaragara. Iyi artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano buzajya busesengura amakuru y'ubuzima bwawe, amaraso yawe, imitsi yawe, imiterere y'uturemangingo twawe, hanyuma ikubwire ko hari indwara ishobora kukugeraho mbere y'imyaka myinshi itaratangira no kugaragariza ibimenyetso. Umuganga wawe ashobora kuzagenda arushaho kuba umuntu usobanura ibisobanuro AI yamaze kubona, aho kuba ari ubanza kubivumbura. Guverinoma nazo zizahura n'ibibazo zitigeze zihura nabyo mbere. Amakuru y'ibinyoma yakozwe na AI ashobora gukwirakwizwa ku rugero rutigeze rubaho. Intwaro zikoresha AI zishobora kwifatira ibyemezo bwazo. Ikoranabuhanga ryo gukurikirana abaturage igihe cyose rishobora kurushaho gukomera. Ibi si ibitekerezo byo mu bitabo cyangwa se za filime, n'ubushobozi busanzwe buriho kandi bumwe muri bwo bwatangiye gukoreshwa. Uburyo ibihugu bizagena amategeko agenga AI cyangwa se niba bizabasha kuyagena koko ni kimwe mu bibazo bikomeye bya politiki isanganye nabyo muri iki gihe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, nabwo itandukaniro hagati y'isi ya digital n'ubuzima busanzwe rizagenda rirushaho kuzimira. Hazaba abafasha ba AI, abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe ba AI, abafatanyabikorwa mu guhanga ibitekerezo. Ibikoresho bizamenya ibyo ukunda, bizamenya imyitwarire yawe, bizamenya n'uko amarangamutima yawe ahagaze. Abantu bamwe bazabifata nk'ubwisanzure n'iterambere, abandi babona nko gutakaza ubuzima bwabo bwite n'ubwigenge. Icyo bizaba bisobanura kizaterwa n'uburyo AI izubakwa n'abazaba bayigenzura ndetse n'inyungu izakorera. Ibi byose ntibizaba bidafite ingaruka. Gutakaza akazi ku muvuduko udasanzwe bizashyira ku igerageza uburyo sosiyete zacu zubatse. Abantu bashobora guhura n'ingaruka kurusha abandi, si ngombwa ko ari abafite ubumenyi buke, ahubwo n'abafite imirimo ishingiye ku mirimo isubirwamo kenshi, ikurikiza amabwiriza amwe, kandi ishobora kwigishwa imashini gukora. Abo barimo abashoferi b'amakamyo, abakora muri serivisi zakira abakiriya, abasesenguzi bakiri bato mu kazi, abandika cyangwa binjiza amakuru mu mudasobwa, n'abafasha mu by'amategeko. Abo bose ni abantu bafite ubuzima nyabwo, bafite imiryango, bafite abana, kandi bafite inshingano zo kubaho nk'abandi bose. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ni deepfakes. Aya ni amajwi cyangwa amashusho ya video akorwa na AI agaragaza umuntu nyakuri avuga cyangwa akora ibintu atigeze avuga cyangwa abikore. Ubuhanga buri gutera imbere ku muvuduko urenze ubushobozi bwacu bwo kumenya no kubuhagarika. Ingaruka zabwo ku matora, ku nkiko, ku cyizere abantu bafitanye nini cyane kandi ziteje impungenge. Ibyo bishobora kugira ingaruka mu gutanga akazi, mu gutanga inguzanyo, mu butabera no mu buvuzi, bityo gukuraho akarengane ahubwo ikakongera bitewe n'uko yubatswe nabi. Ikindi kibazo gikomeye ni ubuzima bwite cyangwa se privacy. Uyu munsi iyi artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano ishobora guhuza amakuru yawe aturutse ahantu henshi hatandukanye. Amakuru washyize ku mbuga nkoranyambaga, amakuru y'ubuzima, amakuru y'aho ujya, amakuru yo kugura ibintu n'andi menshi. Ayo makuru yose yakusanyijwe ashobora gukora ishusho yuzuye y'ubuzima bwawe, ndetse kurusha uko wowe ubwawe wiyizi. Kandi ibyo bishobora kuba warigeze no kutifuza kubisangiza umuntu uwo ari we wese. Ariko ibi byose si impamvu yo guhagarika iterambere rya AI,
ahubwo ni impamvu yo kuryubaka twitonze, ni impamvu yo gushyira amategeko ayigenga afite ubushobozi. Abenshi bakunze kwibaza bati ese AI ishobora kurusha umuntu ubwenge? Iki nicyo kibazo gikomeje kugabanya ibitekerezo by'abahanga mu bya artificial intelligence cyangwa se muri ubwenge buhangano. Hari bamwe mu bashakashatsi bubashywe cyane muri uru rwego abemera ko icyitwa artificial general intelligence cyangwa se AGI, ni ukuvuga artificial intelligence ishobora gukora no gutekereza ku rwego rungana cyangwa rurenze urw'umuntu mu nzego hafi ya zose, ishobora kugerwaho mu myaka iri imbere. Bamwe mu bemeza ko ibi bishobora kuba mu myaka mike kurusha uko benshi babyibwira. Umuyobozi mukuru wa OpenAI yavuze ko inshuro nyinshi AGI ishobora kuza vuba kurusha uko abantu benshi babitekereza. Undi ni Geoffrey Hinton, umwe mu bantu bafatwa nk'abashinze urufatiro rwa AI ya kijyambere. Mu mwaka wa 2023 yavuye muri Google kugira ngo abashe kuvuga mu bwisanzure ku ngaruka z'iri koranabuhanga, kuko yemera ko ryihuta kurusha ubushobozi bwacu. Ariko siko bose babibona. Hari n'abashakashatsi bafite indi myumvire. Umwe muri bo ni Gary Marcus, umuhanga uzwi cyane mu bya AI cyangwa se ubwenge buhangano. Bavuga ko AI muri iki gihe itangaje, ariko ifite intege nke zikomeye. Ivuga neza ibyo yize, ishobora kubona isano hagati y'amakuru menshi, ariko ntirasobanukirwa isi nk'uko umuntu yayisobanukirwa. Ntifite ubushobozi bwo gutekereza mu buryo bwagutse, guhindura imyumvire bitewe n'ibintu bishya, cyangwa gusobanukirwa ibintu nk'uko ubwonko bw'umuntu bwabikora. Ukuri ni uku: nta muntu uzi igisubizo nyacyo, kandi kuba nta muntu ubizi nabyo ubwabyo bifite icyo bisobanura. Ndagusaba ko ufunga amaso y'akanya gato, tekereza ubyutse mu mwaka wa 2035. Umufasha wawe wa AI yamaze gusuzuma amakuru y'ubuzima bwawe mu ijoro ryose, yabonye akantu gato kadasanzwe kagomba kuganirwaho n'umuganga wawe, kandi uwo muganga nawe yamaze kubimenyeshwa. Amasomo y'abana bawe nawe yahinduwe mu ijoro ryakeye. Mu gitondo ugiye ku kazi ukoresheje imodoka yitwara ubwayo, mu gihe uri mu rugendo, AI cyangwa se ubwenge buhangano iri kugutegura inama ugiye kujyamo. Yamaze gusoma emails zawe, yasesenguye inyandiko zawe, ihuriza hamwe amakuru y'ibyumweru 3 bishize kugira ngo ikwereke iby'ingenzi ugomba kumenya. Umuturanyi wa yarakize indwara ya kanseri idakunze gukira. Umuti wamukije wakozwe amezi 18 gusa wo gufata imyaka 15, kubera ko ubwenge buhangano cyangwa se AI yagabanyije cyane igihe cyari kigenewe mu bushakashatsi. Amakuru usomye muri icyo gitondo yakozwe mu bufatanye hagati y'abanyamakuru na AI. AI yakoze imirimo isubirwamo kenshi. Abanyamakuru bakora inkuru zisaba ubushakashatsi bwimbitse, gusuzuma amakuru no kuyasesengura. Nimugoroba warebye filime. Iyo filime yanditswe ku bufatanye hagati n'umuntu na AI. N'umuziki wiherekeje wakozwe na system yatojwe mu myaka irenga 100. Abantu bamwe bazumva babohoye kubera ko AI izaba yabakureho imirimo iruhije kandi izaba iri kubafasha gukora byinshi kurusha uko bari bubyishoboze. Ariko abandi bazumva basigaye inyuma, bazumva bakurikiranwa buri gihe, bazumva batikigira umumaro mu isi isa nkaho iri kwihutika basiga. Itandukano hagati y'ayo matsinda yombi ntizaterwa na AI ubwayo, izaterwa n'ibyemezo dufata bya buri munsi, amategeko tuzashyiraho, indangagaciro zizubakirwaho kuri iri koranabuhanga, ndetse n'abantu bazemerwa kugira uruhare mu kugenda icyo AI igomba kuba cyo. Buri gisekuru kibwira ko kibayeho mu gihe cy'ihinduka rikomeye mu mateka. Kenshi usanga kiba kibeshya, ariko kuri iyi nshuro ibimenyetso bihari byerekana ko bishobora kuba ari ukuri. Artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano si porogaramu isanzwe, si ijambo rigezweho, ni impinduka ikomeye mu bushobozi bw'imashini. Yewe ni impinduka izahindura n'ibyo abantu bazasabwa gukora. Izazana amahirwe ku rugero isi itigeze ibona, ariko izazana n'ihungabana, izongera ubusumbane, izanateza ingaruka zisaba ibirenze icyizere gusa. Twigeze kugera ku bihe nk'ibi imbere, igihe havumburwaga icapiro, igihe moteri z'umwuka cyangwa se steam engine zahinduraga isi, n'igihe hakorwaga intwaro za kirimbuzi. Buri gihe ikoranabuhanga riduha amahitamo abiri: kwemera kutugena cyangwa twebwe tukagena icyo rigomba kuba cyo. Uwo mwanzuro ni uwacu nanone, kandi igihe cyo gufata neza kirimo kiragenda kigabanuka. Imashini zirimo kwiga kurusha uko twari tubyiteze. Imashini zirimo ziriga kurusha uko inzego zacu ziteguye. Hasigaye ikibazo kimwe gusa, kandi gishobora kuba aricyo kibazo cy'ingenzi kurusha ibindi byose isi yanganye nabyo muri iki gihe. Ese natwe abantu turimo kwiga no kwitegura vuba bihagije kugira ngo tujyane n'iyi mpinduka? Njyewe nitwa Nesundo Tumukiza. Ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kuri TJP Media nakagaruka. Muri iki gihe ishusho y'ikigo cyawe imenyekana mu masegonda make. Mbere y'uko umuntu agera ku muryango wawe, abanza kugushakira kuri internet. Kandi iyo agushatse nakubone neza cyangwa website yawe agasanga itari professional, ahita yigira ahandi. Niyo mpamvu muri TJP Media dukora website z'umwuga, zigezweho, zihuta kandi zizewe. Intego si ukubaka website nziza gusa, ahubwo ni ukubaka icyizere, kuko icyizere gitangira kuri internet. Ariko kugira website yonyine ntihagije.
Abantu bakeneye kukubona buri munsi bakamenya brand yawe, aho baguhamagara, aho barizwa nuko bakugeraho vuba. Niyo mpamvu dufasha ibigo gushyiraho no gutunganya business profile, bigatuma iyo umuntu ashakishije izina ryawe kuri Google ahita abona location, phone number n'amasaha mukorera. TDP Media dukorana n'abantu n'ibigo bitandukanye: amashuri, ibitaro, hotel na restaurant, companies, amaduka n'abacuruzi, startups, real estate n'abandi bose bashaka kuzamura ubucuruzi bwabo online. Dukora design z'umwuga, video ads na content ikurura abantu bikarangira babaye abakiriya bawe. Si ibyo gusa kandi, muri TDP Media dutanga ubujyanama ku bantu n'ibigo bashaka gukoresha social media mu kuzamura ubucuruzi bwabo, ndetse tugatanga amahugurwa mu gutegura content, gukora design no kwihutisha akazi kawe ukoresheje AI. Tuguha serivisi nziza aho waba uri hose, haba iwacu mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ikindi dukora maintenance ya website ndetse tukayifasha kuba yagaragara hejuru y'izindi zose kugira ngo business yawe ikomeze gukora. Kwandikira uyu munsi